Turagusuhuje cyane wowe mukunzi wa Musabyimana Jacques Channel, tukwifuriza amahoro y'Imana kugira ngo akomeze kubana nawe aho uri hose, waba uri mu Rwanda, waba uri hanze y'u Rwanda, impande zose z'isi turagusuhuje. Turabasuhuza mwebwe muherereye muri Amerika, Saudi Arabia, Zambia, Congo, Uganda, abarundi b'inshuti zanjye, abanyarwanda ndetse n'abandi tutabasha kurondora ngo tuze kubavamo, kubera yuko turabibona cyane yuko mudukurikirana. Ni ukuri Uwiteka ajya akomeza kubampera umugisha. Turabakunda cyane, niyo mpamvu ni ukuri ntabwo twabona icyo tuvuga kuri mwebwe. Uwiteka gusa ajya abampera umugisha. Rero wowe mushyashya tuguhaye ikaze, tukubwira ngo ngwino tujye twibanira, ariko iyandikishe kuri iyi cano, uzahabonera ibintu byinshi. Kwiyandikisha nta kundi, kanda subscribe, ukande like, tere comment, nibiba ngombwa izi video kuko ni nziza cyane, zishobora kugufasha mu buryo bwinshi butandukanye, uzishayiringe kuri bagenzi bawe. Harimo video zijyanye n'ijambo ry'Imana, ndetse hakabamo video zijyanye no kwitungira amagara yacu mazima. Ngizi ibintu cyane cyane bigize iyi cano. Ubwo turasobanurira wowe mushyashya, ariko wowe usanzwe, ni ukuri respect kuri wowe, turakwishimira cyane. Nawe shakisha uburyo ki ugeza abantu bagenzi bawe ho ibi biganiro bibera ahangaha. Ni ibiganiro byiza cyane rero, bishobora gutuma twitungira amagara mazima mu gihe bitameze neza kuri twebwe. Uyu munsi rero ni umunsi mwiza cyane, umunsi tugiye kuvuga ku kimera cy'ingirakamaro. Ikimera ntamenye ukuntu nakivuga, ikimera cyiza cyane, ikimera cyitwa lemon grass, abantu bakunze kwita umucyayicyayi. Hano iwacu mu Rwanda tukita mucyayicyayi, abarundi bakita mucyayicyayi, ariko mu karere hari abandi bakita irindi zina, ugasanga baracyita lemon grass. Ikimera cyiza rero kibasha kudufasha turi kunywa icyayi cyiza cyane, kigira icyayi cyiza kiryoshye, gihumura, icyayi cyiza sinzi ukuntu nakivuga. Ni icyayi cyiza cyane, ariko nyuma y'uko kigira icyo cyayi cyiza, ni ikimera inyuma y'icyo cyayi gifite n'ubushobozi bwo kutuvura. Abantu benshi bazi yuko ari ikimera gikora ku matungo gusa, ugasanga barakigaburira amatungo kuko hari n'amatungo akirya, ariko nyamara nyuma y'uko amatungo akirya, ni ikimera natwe cyadutungira amagara yacu ku bijyanye n'igihe twaba dufite ikibazo cy'uburwayi. Imbaraga z'iki kimera ziratangaje nshuti yanjye, reka nkubwize ukuri, ni imbaraga ziri ku rundi rwego ku magara yacu mu buzima bwa minsi yose. Iki kimera ni ikimera gitangaje, gusa ikibabaje ni uko tutitaho. Gikoreshwa mu buzima bwa buri munsi, usanga ari ikimera cyadutungira amagara yacu. Iyi ni zahabu Imana yatwihereye. Uraza gutungurwa neza nuza kumenya ibintu iki kimera kibasha kuvura. Inama nakugira nziza ni uko wagitera mu rugo rwawe. Wasanga ugicaho, warangiza ugakomeza ujya mu bapfumu. Iyo mico ntabwo ari myiza, kuko ibyo uba ugiye kurarura yo ntabwo ari byiza. Aho kugira ngo ufate inzira ijya mu bapfumu, ibimera ngibi byo bakoresha, noneho bagakoreshamo n'imyuka ya Satani. Ndetse abenshi muri abo bapfumu n'ibi ngibi ntabwo babikurikirana. Reka mbabwire yuko hari n'abampamagara bashaka kubimenya, ariko ntabwo banabikoresha. Yaba bari bashatse kubimenya bakanabikoresha, ntibakoreshe iyindi myuka mibi, byaba ari byiza. Rero wowe wikwirirwa ujya kure, koresha kino kimera. Wowe umpamagara umbwira ibijyanye n'uburwayi, abantu benshi bararwaye, bararembye. Niba rero ufite icyo kibazo,
Mana yanjye, tugiye kuvuga indwara iki kimera kivura. Gerageza ugikoreshe. Ese wari uzi ko iki kimera kibasha kuvura amarozi atandukanye? Iki kimera nugikoresha ikijyanye n'amarozi waba ufite gishobora gukemuka. Bashobora kuba barakuroze, abantu benshi barababaye, abantu benshi barwaye za diyabete, abantu benshi barwaye imivuduko y'amaraso, abantu benshi bafite ikibazo cy'amarozi ari mu mubiri, abantu benshi bafite ikibazo cya malariya, abantu benshi 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 benshi, twavuga indwara nyinshi 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 zigiye zitandukanye, ariko iki kimera kiraza kugufasha. Gusa birashoboka yuko waba ufite ikibazo cy'amarozi y'amahuherano, cyangwa watarutse, cyangwa wagize uti. Wa muvandimwe we, kurikira cano, ufite ikibazo duhamagare tugufashe. Ariko ibisanzwe ku ndwara tugiye kuvuga, koresha iyi miti igiye kugufasha. Tugiye kwivugira kuri Lemon Grace. Ahangaha mu Rwanda tukita mu cyayicyayi, mu karere kamwe bakita Lemon Grace, muri aka karere kacu abenshi bakita Lemon Grace, abatabasha gukoresha ururimi rw'ikinyarwanda cyangwa se ngo bakoreshe ikirundi, ni Lemon Grace cyangwa Citronelle. Uyu muti ufite akamaro kanini cyane. Hari ukuntu ugira impumuro y'indimu. Niba ufite impumuro y'indimu rero, bishatse kuvuga yuko hari n'abayita icyatsi cy'indimu. Icyatsi cy'indimu ni nacyo twakwita Lemon Grace. Ese wari uzi ko iki cyatsi kibasha kukuvura malariya? Ntabwo ubizi, ariko ngiye kubikubwira. Wari uzi yuko iki cyatsi cyakuvura gripe, kikakuvura inkorora n'izindi ndwara z'ubuhumekero? Iki cyatsi kirakuvura. Iki cyatsi wari uzi ko cyakuvura wowe ukunda kuribwa mu nda cyane? Abantu benshi barababaye, barimo bararibwa mu nda harabazengereje. Iki cyatsi kibasha kubavura. Ese wari uzi ko iki cyatsi kivura umuvuduko w'amaraso uri ku rwego rwo hejuru? Iki cyatsi kibasha kukuvura. Ndetse na diyabete, isukari iri hejuru nyinshi mu maraso, kirayigabanya. Ndetse ku bantu bafite, nk'uko twabivuze hejuru, ikijyanye no kuribwa mu ngingo, mu mitsi, iki cyatsi kirakuvura. Abantu bafite imyanda mu maraso, iki cyatsi kirayigabanya. Uti bikoreshwa bite rero? Nibyo nje kugira ngo mbabwire, kuko icyo ntazababwira ni icyo ndafite. Nshuti yanjye, nzanga kubabwira icyo ndafite, ariko ibyo mfite nzabibaha ku rwego rwabyo, ku murongo wabyo. Ikintu cya mbere kikuvura Lemon Grace, bayiteka mu mazi abira. Ubwo turi ku kijyanye na malariya. Mu mazi akabira, bakanywa mu mazi yayo agishyushye. Iyi Lemon Grace iragufasha, ifasha kugabanya umuriro, kubabara umutwe no gutera nabi ku mutima. Ngibi bintu bigize malariya. Iyo urwaye malariya, uba ubabara umutwe, uba ufite umuriro mwinshi, uba ufite umutima utera nabi. Iki ngiki rero kirabikemura. Iyo bimaze gukemuka, ya malariya kwisha. Kabiri, gripe, inkorora n'izindi ndwara z'ubuhumekero. Ikoreshwa gute? Amazi ya Lemon Grace ashyushye aranyobwa, umuntu arayanywa cyangwa atayanywa akanayiyuka yifutse. Ifasha gufungura amazuru no gutuza kw'inkorora yananiranye. Ya nkorora yananiranye, fata ya mazi uyiyuke, ibi ngibi birakemuka. Gatatu, ku bakunda kuribwa mu nda, iki cyatsi kiragufasha. Iragufasha guturisha amara no kugabanya gaze yo mu mara.
ni umuti w'imbere mu nda uzwi cyane mu bavuzi ba gakondo. Uyu muti uragufasha cyane, ni nayo mpamvu no ku kijyanye no ku myanda iri mu mubiri, iyi lemon grass iza kuyikuramo. Umuvuduko wo hejuru w'amaraso, ubwo ni 4 tugezeho, ariyo hypertension. Kuyinywa kenshi mu rugero bifasha kugabanya umuvuduko w'amaraso. Mu rugero ubwo ni agakombe, ariko kenshi gashoboka. Diyabete, isukari nyinshi mu maraso, iyi ngiyi iragufasha. Abavuzi ba gakondo bakunda kuyikoresha, ifasha kugabanya isukari mu maraso iyo inyowe nk'icyayi. Yikoreshe. Njyewe nubwo abavuzi ba gakondo bayikoresha, ngenda yikubwira mu buryo butari ubwabo ngabo, maze umwe wifashe. 6 ni ukuribwa mu ngingo, mu mitsi. Abantu benshi cyane cyane abantu bakuze begere hino, kuko bakunze kugira ikibazo cy'imitsi. Ikibazo cy'imitsi rero, niba ufite ikibazo cy'imitsi, amazi yayo ashyushye aranyobwa cyane, cyangwa ukayiyuka maze ukajya ukandisha mu ngingo zirwaye. Uraba wayisekuye kugira ngo kuriya kuntu ikibana bitaza kubaho, uyikandishe ahababara. 7 ni ugukura imyanda mu mubiri. Ifasha gukura imyanda mu mubiri no mu maraso mu mubiri, bigatuma umuntu yumva ameze neza. Iyi ngiyi iragufasha gukura imyanda mu maraso, kwa kundi ujya kwa muganga bakakubwira ngo ni ikibazo cy'imyanda iri mu maraso. Fata mu cyayi unywe, indi uyiyuke, biragufasha kuba ikibazo cyawe cyakemuka. Rero mpora mbabwira ngo si byiza gutaruka video. Ni nayo mpamvu ibi byose twavuze tugiye kongeramo. Ni byiza gukora umutobe w'iyi mu cyayi wongeyemo ubuki bw'umwimerere. Abanyarwanda turavuga ngo ni ubuki bwa kinyarwanda, abarundi nabwo bo ngo ni ubuki bwa kirundi, n'abandi. Ariko njyewe reka mbabwire ngo ni ubuki bw'umwimerere, udakuye muri alimentation, udakuye ahantu hariho hose, ahubwo ukuye ku bavumvu babandi babukura ku nzuki. Koresha ubu buki, waba ubuze wakoresha isukari, ariko isukari ikora ku kigero cyo hasi cyane. Wowe koresha ubuki bwa kinyarwanda. Niba ukoze umutobe wayo, koresha ubuki bwa kinyarwanda, maze wifashe gukira. Simbabwiye umuti se? Ndabakunda. Nababwira ngo kanda subscribe, ngo he, ntacyo ntazabakorera. Icyo ntazabakorera ni icyo ndafite. Ubwo rero reka ikiganiro cyacu tugisoreza aha. Ushaka kwifasha mu bundi buryo waduhamagara kuri 07 2 50 87